kumva amakuru y'umurwa uri kurahatagera ibyago kandi umucyo n'umwana w'intama umunsi umwe nzawinjira. Haleluya niko mvuza impundu, haleluya zinjira mu murwa, haleluya ndi hafi kujyamo, umunsi umwe nzawinjira. Amen. Uyu munsi ndumva ari umunsi w'indirimbo gusa. Amen. Abazajya muri icyo gihugu bazaba bambaye imyenda yera, babikiwe ikamba ry'izahabu, umunsi umwe nzawinjiramo. Haleluya ntagushidikanya, mwijuru hariyo umunezero, ntabwo muba baruba mwijuru, niringiye kuzinjiramo. Amen. Bwana asifiwe. Ke dukumbura ijuru bene data, byose turimo bizashira, byose tuzabisiga tubane n'Imana iteka ryose. Turaganira amagambo avuga ngo iwacu ni mu ijuru, aho niho dutegereje umukiza wacu kwa azaba. Amen. Turashima Imana kandi kuba hano imbere yanyu, turashima Imana ku ikaze, turashima Imana mwa pastori wacu na timu bakorana kuduha ikaze, turashima Imana ku bwanyu mwese abakristo bagize torero paroisse Kicukiro Methodiste. Imana ibaho umugisha. Twavuze ko twaje kuvuga ubutumwa tuzanye n'itsinda rya Emmaus Ministries, turi inshuti zanyu, turabana mu rugo. Reka tuganire rero ku magambo y'ijuru. Twazanywe no kubakumbuza ijuru, naho twebwe uko mutubona tugenda, byo mutubonamo dukora, iwacu ni mu ijuru. Bwana asifiwe. Twavuze ko kera twagiraga umuco, ari umuco wo kubaza amakuru y'umuntu uzinduka uruse. Saa mbiri tukirukiriwe kujya kumubaza amakuru muri icyo gihugu yaravuyemo. Bo twaturanye muri Kongo hari ahantu hitwa ngo Nibyura, iyo ngiyo ndabyibuka tujya kubaza amakuru, umugabo aratubwira ati inka yaho imara amezi 2 byaye ikima. Bwakeye data avuga ati tugende muri Byura. Amakuru y'impamu yarabwiwe ati turajya muri Byura, inka yima mu mezi 2. Ariko Byura bumbabwira we yarafunze, nta muntu bavuye bose, ntambara amahima yarabiruka bose barashize. Twebwe iwacu ni mu ijuru. Bwana asifiwe. Wacu ni mu ijuru. Pastor umusaza nshatse namuvuga izina, aherusi wanje avuye muri Amerika, ndamaza ntimbwira amakuru. Mbo ndashaka visa ko najya muri Amerika. Hameze ati hambwira ati muri Amerika ni heza, ti frigo zibazuzuye amata na zaji, ti heza. Atari ko buhiga ikintu ubwira kimwe, ati nabonye Amerika ishobora gutuma tuteshuka inzira igana mu ijuru. Kwere ko Imana niko yambwiye. Ati nicyo kintu cyanteye ubwoba. Amafaranga cash ahari, ibiryo birahari, atariko. Ati ndamubwira ati se ubishingira kuki? Ati nari nicaye mu nzu mbona abana b'abasore bavuye ku ishuri, umwana w'umukobwa w'inkumi ashuranye n'umusore w'umuzungu, ngo baraza banyura muri saro bari baratambuka mu cyumba ngo barakinga.
none ngo abaza banyirizo utese babana bagiye gusenga baramubwira ati muzececeka wikoma rutenderi byaha urebesha amaso guceceka umwana afite uburenganzira bwo gukunda uwashaka twavuga twafungwa tukome rutenderi ceceka ndahana gahinda n'ubwoba mbona Amerika ishobora kuzatuma duhusha inzira igana mu ijuru Imana tubabarire cyane naho twebweho iwacu ni mu ijuru Bwana sifiwe aho niho tuzabiteka nta marira bayo tuzibagirwa intimba zose bimubona za Ukraine n'Uburusiya bizarangira nta ntambara tuzongera kumva wacu mu ijuru amen batsomeye amagambo meza tubwira ngo abanzi b'umusaraba bahoza amaso ku by'isi kandi ngo inda niyo mana yabo bashaka ibintu hasi kubura hejuru bakanyura mu nzira zitanyurwa kugira ngo babone iby'isi ayo magambo Pawulo yababwiye abanyefilipi ubwo bari mu gihirahiro abakristo batazi iyo bagana baciwe n'imiryango kuko kwizera Imana bareba hirya no hino baramubaza ati bite abandi barimo bashaka ubwene gihugu bwo baroma bwari bukomeye cyo gihe butegeka isi twebwe biti urimo ratuganisha he turajya hehe harababwira ngo twebweho iwacu ni mu ijuru Bwana asifiwe sana reka mbabwira amakuru y'impamo y'ijuru imiterere y'ijuru uko riteye ijuru twavuze ko atari ibitekerezo ntabwo ari amakuru y'impimbano ntabwo ari ibintu by'amashyengo ryo gupfa kuvuga ijuru rirahari ariko riteguriwe abaryizeye gusa Bwana sifiwe ibyo twabihamirijwe n'Imana itazibesha mu kanwa kayo Yesu yabwiye abigishwa arababwira ati ngiye kwa data ngiye kubateguriza amazu aho muzatura kandi iyo haja kuba dahari ndabarahiye mbe bababwiye sinjya mbesha Bwana sifiwe hari namakuru y'impamo amakuru y'impamo ngiye kubateguriza aho muzabiteka ariko icyo mbasaba mwizere Imana nanjye munyizere amen bisobanuye kwijuru nirya bizeye gusa kandi kwizera niko kuduhamiriza kwijuru n'isi byaremwe n'Imana Banyacicukiro iwacu ni mu ijuru amen iryo juru ibintu tuzasangayo Pawulo yabyandikiye abikorinto arababwira ngo iby'amaso yacu atarabona n'iby'amatwi atarumva nibitaragera mu mitima yacu tubitekereza ibyo mutatekereza ibyo mutakuruza ubwenge ibyo tuzahabwa mu ijuru amen Yohana aravuga ngo bene data uko mutubona turi abana b'Imana uko tuzamera ntabwo tukurerekanwa ariko data niyerekanwa tuzahita dusa nawe ubwo ngubwo Bwana sifiwe mu ijuru Yesu ngo niwe mucyo umurika nta matara nta zuba tuzakenera tubana ubudatandukana nk'uko duha turirimba kandi ngo ibindi byose bizashira indirimbo nizo zizasigara turirimba dufatikanye n'ibizima tuvuga ngo daturera warakoze daturera tumubaza tuti niki cyatumye unkunda niki cyatumye ungeza hano Bwana sifiwe Ukraine n'Uburusiya bizabyarangiye nta ntambara kaunga sizongera izamuke ariko igitangaje iyo mureba abantu sinzi bari mu kugana sinzi aho duhatugana dutinya kujya mu ijuru ejo bundi ndarwara seriyejema ngeze aho ntekereza ko numva nakwifuza urupfu mu kwezi kwa gatandatu narwaye pe noneho umutima urambwira ati gusanga hari abantu bafite impano zo gusengera indwara njya kumureba noneho nshitse yarambwira ikintu cya mbere yambwiye ngo Imana iravuze ngo ufate umunsi umwe ngo utarya utanywa wowe na madamu wawe n'amazi sinigeze nyakoza mu mazi ndavuga ati sifuko ndatinya kujya mu ijuru kandi nza ndibwiriza sinigeze nywa amazi ngo ndimo ndasenga ngo nkire nkomeze kuba kuri iyi si nkomeze nshake vize yo kujya muri Amerika
iryo juru turirimba tudashaka kurijamo, ariko nza kwibuka ko ubuzima twabuhawe nabwo ni impano ikomeye, ntabwo twapfa kubureka gusa, kandi turacafite imirimo yo gukora kuri iyi si. Turacafite imirimo uko byagenda kose, nabyo birankomeza, ariko urumva ko ari morali narimo niha. Ariko ijuru rirahari, Bwana asifiwe. Kandi nababwiye abo twari kumwe, nababwiye ngo ibyo tubona biturushya, bitugoye, gupfusha abacu, ubukene bw'akarande, imibereho itari myiza, gusharirirwa. Nababwiye ko imbaraga rukumbi zituma tubyihanganira tukabinyuramo ni ugutunga ibyishimo, ni ugukurura ibyishimo by'ijuru gusa. Nta yindi nkuru nziza, nta yandi magambo yatuma twihanganira ubupfubyi, yatuma twihanganira, ni ukugira ibyishimo byo kuzabana n'Imana. Nizo mbaraga zitunyuza mu bibazo, tukihangana, tugashinyiriza, nuko dufite ibyishimo. Bwana asifiwe. Nababwiye ko umugabo witwa Aburahamu, kubwo kwizera ngo yarungurutse ijuru, abona ibyishimo byaho. Yari afite indogobe zitabarika ibihumbi, yari afite amafaranga, yari afite umutungo, ariko ngo abonye ijuru aravuga ngo nta mpamvu yo kubaka hano, aravuga ngo ndemera nture mu mahema, kuko hari umudugudu Imana yaremye iraburema. Bwana asifiwe. Atubona nzaba muri bindi. Bivuze ko ibyishimo by'ijuru nibyo bidetermina aho dushora umutungo. Nibyo bitubwira tugomba gushyira umutungo, katubwira ati tugomba kubaka aha, tugomba kubaka ibi, tugomba kunyuza ahangaha, kubera ibyishimo by'ijuru. Bwana asifiwe sana. Musa nawe ngo yararungurutse, ngo arahabona, ngo arangizeyo, ngo yiyambura umwami, yambura ikoti yo mu bwami bwa Farawo, aravuga ati ndemera kurenganywa n'ubwoko bwanjye. Bwana asifiwe sana. Aravuga ati ibi ngibi ndabisize, ibyiringiro mfite, ijuru mbona ryo nabonye ntabwo bihwanye n'ibi ngibi. Ariyambura, arahaguruka, aragenda ajya kurenganywa n'ubwoko bw'Imana, kugira ngo azaragwe ijuru, aho gukomeza kurya amadegede y'ibwami. Bwana asifiwe. Yesu nyiri bwite, nyiri ijuru, umwami w'Imana, ngo kubera ibyishimo byari bimuteretse imbere byo kuzabana n'itorero mu ijuru, ngo byatumye yihanganira isoni zo kumusaraba. Bwana asifiwe. Baheburayo 12:2. Yari afite imbaraga. Murabizi igihe bazaga kumufata, yavuze ijambo rimwe, bose bikubita hasi. Yari afite imbaraga zo kubyikuramo, ariko kubera ibyishimo byari muteretse imbere by'itorero bazabana mu ijuru. Bwana asifiwe. Bamwambika ubusa buri, arambara, atega amaboko, ati nimumbambe, icyo mbona gusa nuko nzabana n'itorero mu ijuru. Bwana asifiwe. Byishimo izo mbaraga zidufasha gukataza muri iyi si. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo hari bamwe rero ngo bahoze umutima ku by'isi, Imana yabo ngo ninda. Abo ngo nababwiye kenshi, ndira n'ubu ndababwira. Abantu bateye agahinda bene data, ariko nababwiye ni iyo tuvuze kwita ku by'isi, ntabwo tuba tuvuze kudashaka imibereho, biratandukanye. Iyo Bibiliya ivuze guhoza umutima ku by'isi, ni ukuvuga ngo ni ugufata Imana kwayikura mu cicaro cyayo, ukahashyira amafaranga n'ubutunzi. Ko niko kaga, ni ukwimura Imana, ukiyumvisa ko kubaho kwawe, ibyishimo byawe, imibereho yawe ishingiye ku byo utunze. Ukamera nka wa mukire wejeje imyaka myinshi, aravuga ngo migeze nti, ngiye gusenya urugarama, nubake iruri rinini, nubake ikingi, kubera ko nejeje byinshi. Muri cyo gihe nkabwira umutima we ati, mutima tuza yuko ufite ubutunzi, ugiye kuzabaho utiganyira nta maganya. Cyo gihe yari yimuye Imana mu buzima bwe. Kandi Bibiliya iravuga ngo mbere na mbere mushaka ubwami bw'Imana, mushaka ijuru no gukiranuka kwayo, ibindi byose bone kuza bwa kabiri
bize bibakurikiye. Amen. Abantu rero bibaza aho ijuru riherereye, bamwe bavuga ngo niyo mu kirere, abandi ngo isi zahinduka, abandi ngo ndiribaho. Abo ndagira ngo babwize ukuri kw'ijuru ririho kandi ni ryiza, rituye mu Imana, aho no tuzaruhukira, ibindi ntumbaze. Ijuru ni ryiza, ririho. Kabiri, kurivuga biroroshye, kubivuga ni byiza, kuriririmba no kubyina ni byiza, ariko se inzira igana muri iryo juru tuzagerayo dute? Icyo kibazo cyabajijwe n'umugabo witwa Filipo. Niwo kibajije wa mbere kandi abariza abantu benshi. Yesu ubwo yabasezeraga agana mu ijuru, Yohana 14:6, ubwo nyine yababwiraga ko agiye kubategurira ibyicaro, Filipo atari ko kurimo kudusezera, aho ugiye kuduteguriza tuzamenya twerekeza he? Tuzanyura iburasirazuba si burengerazuba? Inzira ituganisha aho ngaho ni iyihe? Icyo ni ikibazo umuntu wese yakwibaza. Yabarije benshi. Yesu nibwo kumusubiza aravuga ati, rero ukubona nje ninjye nzira, ninjye kuri, ninjye bugingo. Amen. Nakwanga ijuru tuzarigeramo ari uko twizeye Yesu, kuko niwe nzira, niwe kuri n'ubugingo. Nababwiye nti ntabwo mpagaze hano kugira ngo duce amateka cyangwa duce imanza y'abantu batizera Yesu. Oya, oya, Imana niyo mucamanza w'ukuri. Ariko ndavuga ibyo nizera, mbibwirijwe na Bibiliya nizera, inereka inzira igana mu ijuru. Abandi nabo bafite ibitabo byabo. Yaravuze ngo nije nzira. Twavuze kubera iki twemera ko ari inzira? Bibiliya iravuga ngo uwo mwana w'umuntu niwe wenyine ngo wavuye mu ijuru, arongera arazamuka, abantu bararama baramubona agenda wenyine. Yohana 3:13. Wenyine rukumbi. Bivuze ko azi inzira. Ninde wundi? Twavuze kandi kariwe kuri. Tubihamiriza iki? Dushingira kuki? Niwe kuri kubera ko ibintu byose byahanuwe mu isezerano rya kera, byose byahanuwe kuri Yesu, byose byabaye ukuri. Mika yarabivuze kuri 5, aravuga ngo Betelehemu uri muto, uri umurwa muto, ariko muri wowe nimwe azaturuka umwana. Byarakunze. Amen. Yesaya aramubona ku 9, aravuga ngo azaza ari umwami w'amahoro. Mbere y'imyaka 100 birakunda. Nta wundi muntu wahanuwe mu isezerano rya kera ibintu byuzuye uko byavuzwe. Yesu niwe kuri kw'ijambo. Bwana sifiwe. Niwe bugingo. Kubera iki? Niwe wenyine gutanga ubugingo kandi akabwisubiza. Niwe wenyine wapfuye arongera arazuka, abantu bose babibona. Naragenze mu mahanga yose nshakisha Imana, njya kuri internet nshakisha Imana isumba izindi. Iyo udapfa ngo uzuke mwami, iyo utarema ijuru n'isi, byari kuremwa nande? Yo ni indirimbo y'Emmaus iririmba. Bwana sifiwe. Kandi izi ndirimbo nongeye kunezerwa. Iyi ndirimbo tumaze kuririmba ya imirimo yawe, igihe twatugiye kuyisohora, ndari mu bantu bayirwanyije, nzabyibuka. Numva karakarimbo kagufi, kuvacaga. Ariko mureke tuzaduha ibidirimbo tuvuga ubutumwa kabisa, tuzabane n'abantu mu ijuru. Amen. Ariko haraka video mperutse kubona abantu bari mu kaga hariya mu ntambara, bahe basenga bazenguruka umusozi bavuga ngo imirimo yawe Mana rwose irahebuje. Amen. Twaturirimbo twumvaga tutagira. Hari akandi karimbo twarimbaga ngo Yesu ngo yavutse ka Noheli, ngo umwana yatuvukiye. Duheruka tugasohora muri audio ya cassette ya mbere kugeza n'umuti twatwanga kuyiririmba. Ariko twagiye hariya umusara ati niwe Emmaus, ati umuntu ndakijwe n'indirimbo ivuga ngo umwana yatuvukiye. Ariko nigita iri juru tuvuga mwene data, mureke tuzaribanemo n'abandi. Duhamagarira sinzi icyo urimo gukora kugira ngo tuzabane n'abantu mu ijuru. Uri mu gukora iki? Iryo juru muri kumbura ute? Uri muri abigenza ute kugira ngo tuzabane n'abandi muri iryo juru? No guhimbiza indirimbo, no kujya mu butumwa, no kwera imbuto aho dutuye, kuko ijambo ry'Imana mu rwacu ruhande tubane n'abantu bose amahoro, kandi ngo turamabarwa asomeka imbere n'inyuma. Bwana sifiwe.
abantu batagira umwanya wo gusoma Bibiliya kubera shuguri. Hari abantu ariko twe ngo turi inzandiko, turi Bibiliya. Niba soma inyuma, niba reba uko nicaye nuko ngenda nuko mvuga. Imbogamizi zizatuma abantu batagera mu ijuru ni nyinshi, birashoboka. Njye nakoze ubugenzuzi mbona ebyiri, nawe ushaka izindi. Twavuze ko ikintu cya mbere kizatuma abantu batagera mu ijuru ni ukutizera. Icya kabiri ni ukuyoba. Kutizera, Bibiliya iravuga ngo utizeye yamaze gucirwaho iteka byararangiye. Kwizera Yesu. Kabiri, ubuyobe nababwiye ko kuyoba ndikubamo gutoya kandi giteye ubwoba. Abantu bayobeye mu ijambo bazimiriraho muri Bibiliya, bazimiriraho ngaho imirongo ntazi. Ku itariki 10 muri uku kwezi nanyuze hari agakingiro, hari haba abasinzi benshi, hani nka saa 4 mpura n'umusinzi wadandabiranya hagwa mu muhanda, akajya avuga amagambo y'igitagaza. Narasetse njye nyine umuhanda, yo bambona bagira ngo ndi umusaza. Aravuga ngo Aburahamu data wo kwizera waravuze ngo ngabazaja mu ijuru, ngabizera bose bazajya mu ijuru, ngo nubwo baba basinzi ruharwa nkanjye. Ariko ubwo yarasekerera bose, ngo nubwo yaba ngo baba basinzi ruharwa nkawe, ngo Aburahamu ngo data wo kwizera aravuze ngo bazaja mu ijuru, upfa kuba gusa ngo warizeye, ngo nubwo baba umusinzi ruharwa nkanjye. Yatemba uwo muntu rero kuza kumugarura. Abantu bazimiriye mu ijambo biteye ubwoba, bazimiriye mu ijambo, bazimiriye mu madini aho bafite inyigisho zihwanye neza n'irari ryabo. Bagahagarara rero, ntiwabatsinzura, ntiwabakuraho, kuko babwirizwa amanywa n'ijoro kwizera barimo ariyo kuri. Nababwiye ko dufite amadini 5 hano ku isi manini azwi: ry'abakirisitu, ry'abayuda, ry'abahindu, ababutisite n'abayisilamu. Buri bose baba bahagaze mu mwanya wabo, bafite icyo bizeye kizabageza mu ijuru. Abayisilamu amategeko 5 nayo iyo yujuje ijuru baba waryigezemo. Umuhuza ntibajya bahamwe, umuhuza ngo ni Imana kuti. Naho twebwe twavuga tuti turi abanyantege ngeya, data niryo zina ryonyine twahawe mu isi no mu byo abantu bose bakirizwamo, niwe muhuza w'Imana n'abantu. Siko twizera twebwe, zamabwira nti twebwe turabanyantege ko dufite umuhuza, dufite imbaraga, uzaduhuza n'Imana. Niba tirikada twebwe usenze 5 ku munsi, ukajya imaka, ukemera Imana rukumbi, ugatanga isadaka n'iki kindi nibagiwe ijuru burigezemo. Hari abandi bitwa ngo naba bari batemera abagore ko bavuga mu rusengero n'ibandi harya abafrere sinzi idini ryabo. Hari utwa ababuranamu yarambwiye, umugabo yarambwiye ngo wiga igihe cyose utaranyura ahangaha ndakura ijuru ntuzari. Niko yambwiye uwo mugabo, kugira ngo nzagere mu ijuru nuko mbanza kuba mu buranamiste, kubera ngo twemera ko abagore bavuga. Ukicunze Imana igiturengera. Ubuyobe, bantu bayobeye mu ijambo bakazimirira mu ijambo, biteye ubwoba n'agahinda. Ndagana ku musozo. Naho twebweho iwacu ni mu ijuru. Ndangiza navugaga ntese wowe uri hano ubuza kugera igihe ugakumbura ijuru, cyangwa nukuza tukabyina ku cyumweru bikarangira tukazongera tugahura. Wareka kubaka amazu ufite amafaranga kubera gukumbura ijuru? Wava ibwami ukava mu madegede kubera ijuru, kubera kuri kumbura?
urimo urakora iki kugira ngo bariya badusengeye barimo mwijima bataramenya ko bwakeye nabo kura ngo bazane? Kuko biravuga ngo Yesu aza kujya mu ijuru yaravuze ngo ndagiye, ariko nimugende namwe mubwiriza abantu ubutumwa bwiza, abakizwa mu babatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'Umwuka Wera, kugira ngo bazabe mu ijuru. Bwana sifiwe. Iyo nshingano turayuzuza uko bikwiye. Naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava uzahindura imibiri yacu gushishwa bugufi, tukazarana nawe iteka tutiganyira, duhora twishimye ubudatandukana. Umwuka Wera twasigiwe nk'umwigisha akabye kudukumbuza ijuru, turiharanire kuko ntabwo ari ry'amagambo, ni ry'imbaraga, intwarane zo zitarigeramo. Amen. Dukumbuze duhimbaraga kugira ngo tutazahusha inzira. Murakoze.